Yesu ashimwe twongeye kubakira mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikintu kimwe abantu twabuze kandi cyabuze mu bantu b'ingeri zose, ari abakomeye bo mu isi, ari abami, abatware, abatambyi, ibisonga n'abagaragu n'abacakara. Habuze icyo kintu muri bo. Isi ifite ikintu ibuze, kandi ikintu ibuze nicyo kiyigira isi ikwiriye kuba iyiriyo. Bibiliya iravuga ngo isi iri gushira no kwifuza kwayo. Ese ni iki isi yifuza? Isi yifuza ko abantu b'Imana bamera nk'isi, bagenda nk'abisi, bakora nk'abisi, bavuga nk'abisi. Ariko icyo Imana ishaka ni uko abantu b'Imana baba abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana, baba abantu bagengwa n'ijambo ry'Imana. Biravuga ngo mbere na mbere hari hariho isi, ijuru, umwijima, ikirere, ngo mbere na mbere nta kintu na kimwe kiza cyari kiri mu isi, kuko ibintu byose byari biri desordre, ntago byari biri muri order. Kubera ko bitari biri muri order, byari akavuyo. Imana irangije ngo habeho. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Kurema ijuru n'isi kwari kugira ngo ivane ibintu mu kavuyo. Rero kuvana ibintu mu kavuyo byatumye isi ibi umuntu yakishimira guturamo. Rero isi ya mbere yuko Imana yihereza ishusho yagize, igereranywa n'ubuzima bw'umuntu. Ashobora kuba ari umukristo, ashobora kuba ari umuntu w'Imana, ariko isi ya mbere idafite ishusho igereranywa n'umuntu udafite ukuri muri we. Iyo umuntu adafite ukuri muri we, icyo twita true, icyo ukuri niko kubyara, niko guproducing icyo twita ubwizerwa, faithfulness. Biragoye rero ko uwo muntu udafite ukuri muri we yaba umwizerwa muri famiye, yaba umwizerwa muri societe, yaba umwizerwa ndetse n'igihugu ngo kimwizere. Igihugu cyangwa se isi yose iri gushakisha umuntu w'ukuri. Ese reka turebere hamwe, niki cyatuma isi ibona umunyakuri? Ese ukuri kwaturuka he? Umugabo umwe yegeze kujya kwiyahura ngo ageze ku nyanja, ngo inyanja iramubwira ngo n'uwiyahurukagwa muri aya mazi, kubw'ibibazo byinshi ufite, uko ndibuze kugenda njya mu nda yawe, ngo niko ibibazo bikurimo biza kugenda bisohokamo. Aravuga ngo reka ngerageze mbikore kuko ndaremerewe n'ibintu byinshi cyane. Ngo akigera mu nyanja atangiye kunywa amazi, inyanja iramubwira ngo wishutsuza, iyo umenya ntuza ahangaha ku nyanja ntabwo wari kugera muri bino byose. Abantu benshi turimo kugenda dushakisha uburyo twasohoka mu bintu, ariko tumaze mu igihe cyangwa se twatwayemo n'abandi bitewe na societe twavukiyemo, twakuriyemo, famiye n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko ndakubwira inzira nziza yatuma uba umutsinzi kurushaho. Inzira imwe yonyine twahawe, inzira imwe yatuma uba uwo Imana ishaka, inzira imwe yatuma uba igisubizo ikeneye muri kino gihe, ni ukumenya Kristo. Iyo umenye Kristo ukamwizera, ukamuha ubugingo bwawe, ukemera ko umwana w'Imana, ndetse ukagenda nk'uko ijambo rivuga. Bibiliya iravuga mu Baroma ngo abagengwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Haleluya. Iyo wemeye kugengwa n'umwuka w'Imana uravuka. Iyo uvutse bwa kabiri uba icyaremwe gitandukanye n'uko isi ishaka, ahubwo ukaba icyaremwe Imana ishaka. Ndakwifuriza kuba uw'ukuri. Yesu we yarasenze muri Yohana 17 aravuga ngo sabisi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Arakomeza aravuga ngo ubereshe ukuri, ko ijambo rya ni ryo kuri. Ngo nk'uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Ntabwo Imana yadutumye ngo tube mu isi nk'abantu babi, yadutumye ngo duhinduke abana bayo, tubyarwe, duhinduke ibyaremwe bishya, hanyuma tugendane n'Imana. Kwifurije kuba umuntu utandukanye n'uwo wari uriwe. Kwifurije kugera ku rwego uwo kwifuzwa hirya no hino. Imana iguhe umugisha.